umusambi unyibutsa amasunzu yabeza mu Rwanda gana mu Rukari aho babarizwa ndazungurutse mbuze n'umwe noya yege abari n'urukundo ni mutabari umuco nyarwanda noya yege abari n'umutwari ni mutabari birika nyarwanda ngana ku mukambwe wabonye iyo nkubiri umuco z'ibigani wahumvaga cyane batuwe umusaza yemwe mwibagirwe ntakiriho yiciwe impanga oya ntakivugwa yaguye mu yampanga inshuti kandi bakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge ijwi ry'intwarane za CNRD ubwiyunge FRN inarumikwa ingabo za rubanda zirabasuhuza kandi izongeye kwemeza ko zije gutabara kubohora u Rwanda n'abanyarwanda bakabivana mu maboko y'agatsiko ka Kiringi Masini kabifashe bugwate kamaze kwisasira ibihumbi byinshi by'abanyarwanda dore ko kigishijwe gukubura aho kanyuze hose ku itegeko rya bwana Paul Kagame wigize umucunguzi w'abanyarwanda ikinyoma cyambaye ubusa dore ko ari we nyirabayazana w'ibyago byagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda nk'uko byavujwe na Generali Kabarere ko ari we wasabye ko hubakwa Kiringi Machine igatozwa gukubura aho inyuze hose ntigire ikintu isiga inyuma kizima. Bavandimwe kandi inshuti za CNRD ubwiyunge, umuturanyi mwiza akurisha imbuto. Umuturanyi mwiza aboneka kandi akuba hafi mu bihe byose. Ndavuga ibihe bikakaye, ibihe binejeje muba muri kumwe. Uraterwa akagutabara, warwaza akaguhekera akakugemurira, wabyara akaguhemba akakurerera. Muri make mubana mu bihe byose, byaba ibyiza byaba bibi muba muri kumwe. Urengera inyungu ze nawe akabikora uko. Urinda imbibi ze nawe agakumira umwanzi aho yaturuka hose. Niyo mpamvu ibihugu byinshi, imiryango myinshi byishyira hamwe kugira ngo byagure amaboko, byagure amarembo yabyo. Nguko uko za IAC, za SEDEC, za Union de l'Europe, za Union d'Afrique n'izindi zabayeho cyangwa se ziriho. Ngo kandi ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Kudahahira hafi yawe bigutwara byinshi, kandi ni nako bishobora no kuguhombya. Dore ko twe nta nyanja itwegereye. Kuba mu kato, kwigunga, ça va nous coûter très cher.
ngarutse ku gitekerezo nashakaga kubagezaho, u Rwanda ruhana imbibi na Uganda na Tanzania n'u Burundi, ariko rugahana imbibi ku gice kinini na Kongo. Bivuze ko duhuriye kuri byinshi, dusangiye byinshi, ari nako dushobora gutandukanywa na byinshi. Gusa dutandukanyijwe n'urubibi runini kandi rugaragarira umuntu wese ku buryo ntawarwibeshyaho. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ejo muri Kongo hazabera ibirori byo kwimika umuperezida mushya watowe n'abaturage, bamusaba gukomeza kubaka Kongo no kwita ku nyungu rusange z'abanyekongo nta vangura uko ryasa kose. Amakuru atugeraho nuko nta ntumwa y'u Rwanda izahaboneka na Perezida Paul Kagame ntazahaboneka. Biteye kwibaza byinshi, niba tukiri abaturanyi beza bishimana muri byose, bababarana muri byose. Banyarwandakazi, Banyarwanda, ibi bikwiye kuduhumura amaso, maze tukabaza abayobozi bacu bitagenda hagati y'ibihugu byombi, kandi duhuzwa n'umupaka munini kurusha ibindi bihugu bidukikije, ariko dusangira na byinshi. Birakwiye ko tubaza, kuko abandi baperezida bazahaboneka, ndetse n'ibihugu bya kure bizahaboneka, ariko u Rwanda, umuturanyi, ntazahaboneka. None ko abayobozi b'u Rwanda batubwira ko ntaho bahuriye n'ibibazo bya Kongo, ibyo muri Kongo bireba abanyekongo, ni iyihe mpamvu ejo nta munyarwanda uzaboneka mu birori byo kwimika bwa kabiri bwana Felix Antoine Tshisekedi nka perezida wa Kongo? Twizeye ko abayobozi b'u Rwanda bazaduha umucyo kuri iki kibazo, niba ntacyo birega, bakaba ari abaturanyi beza n'abayobozi ba Kongo. N'impamo imipaka iduhuza n'u Burundi yarafunzwe, ubu nta rujya n'uruza rw'abantu, ibintu hagati y'ibihugu byombi. Kandi tuboneyeho umwanya wo gushimira abayobozi b'Abarundi ubumuntu bagaragaje mu bikorwa byagombaga kujyana no gukaza umutekano w'Abarundi ubwo bafungaga imipaka. Twanejejwe nuko basobanukiwe ko abaturage b'ibihugu byombi ntacyo bapfa, nta kibazo bafitanye, ko ikibazo ari ubuyobozi bw'agatsiko ka FPR Kagame kayobora u Rwanda da séjour, katarangura neza inshingano kahawe n'Abanyarwanda. Ari nayo mpamvu intwarane za CNRD ubwiyunge FRN bafatikanyije n'abakunda Rwanda rw'Abanyarwanda bose, ndavuga bamwe barangajwe imbere no guharanira inyungu rusange z'umunyarwanda rw'Abanyarwanda no kwita ku cyagirira u Rwanda n'Abanyarwanda bose akamaro, basaba ko ako gatsiko ka FPR Kagame kava ku butegetsi, kakareka Abanyarwanda n'u Rwanda bakishakamo ibisubizo byiza kandi binogeye buri wese, tukaba na mu mahoro, tukubaka ubusabane n'abaturanyi, maze twese tugagaruka nk'umuntu umwe, tukitabira icyagirira akarere akamaro, twubaka amajyambere atsimbakaza imibereho myiza y'abaturage bacu,
nta vangura uko ryasa kose, twirinda ikintu cyose cyahungabanya umutekano w'akarere, aho igihugu kibera ikindi ijisho, umurinzi w'igituranyi, gutyo Imana ikadusanga, kuko abashyize hamwe irabasanga kandi ikabubaka ku buryo buri wese aryoherwa uko bikwiriye. Ni koko ngo inteko nshinga amategeko y'Ubwongereza yemeje umushinga wo kohereza abimukira mu Rwanda. Ikibabaje, ntitwumva impamvu batsimbaraye kohereza abo bantu mu Rwanda. U Rwanda ntirutekanye, abaturage bararira ayo kwarika, inzara ni yose. U Rwanda ntirubanye neza n'abaturanyi. Abaturanyi barurega guhungabanya umutekano warwo, barurega kwica abaturage babo bakoresheje imitwe ya gisirikari bigisha, bagaha intwaro n'ibindi. U Rwanda rurerwa kubeshwaho no gusahura umutungo kamere wa Kongo, kandi niko ubutunzi bw'u Rwanda bubeshwaho n'inkunga ziva hanze, ziva mu mahanga, n'amadovize bagura ibyo basahuye. Kandi u Rwanda ni agahugu gato, gatuwe cyane, kadafite ubutunzi kamere munsi y'ubutaka. U Rwanda ruyobowe n'iterabwoba rihonyanga amategeko n'amateka agenga abantu, ibintu ndetse n'ibihugu. Bya rindi byirengagiza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bya rindi riburizamo kwishyura ukizana kwa rubanda, bataretse kubica, kubafungira ubusa no kubateza ubukene bakunde banyoboke, n'ibindi bikorwa bya runyamaswa bakorera Abanyarwanda mwese musobanukiwe. Ni koko intambara irakomeje mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 RDF ikomeje guhabwa ibishyushye na za drone z'igisirikare za Kongo, udufuni na Legene Congolais Resistance Wazalendo. Nukuri amakuru atugeraho nuko muri kino cyumweru intambara yakomeje za Gicanga, aho amadrone yarashe mu birindiro bya M23 RDF kicamo benshi, harimo n'abayobozi uwo mutwe bakomeye. Kandi ngo uwo mutwe bagumye kwisuganya mu bice byinshi, ari nako bagumye kubona ingabo ndetse n'ibikoresho bituruka mu bihugu bibishyigikiye. Ariko ntibizoroha, kuko Kongo igumye nayo kwisuganya, dore ko iyase itashye yasimbuwe na SADC, kandi yiyemereye ko ije gufasha Kongo kugarura umutekano mu burasirazuba bwayo, ifasha FARDC kurwanya umwanzi aho yaturuka hose. Tubitege amaso. Gusa ejo kuwa gatandatu tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere 2024 nibwo bwana Felix Antoine Tshisekedi azarahira gukomeza kuyobora Kongo no gukomeza kubaka ubukungu bwayo, umutekano, imibereho myiza y'abanyekongo bose, nta vangura uko ryasa kose. Dore ko uyu mugabo akomeje guhamagarira opposition congolaise kuyoboka inzira y'amahoro, amajyambere ya Kongo no guharanira ubumwe bw'abanyekongo na integrite territoriale ya Kongo. Uyu muhango uzitabirwa n'ibihugu byinshi bya Afurika uretse agatsiko ka FPR Kagame gusa. Ariko twe Abanyarwanda twese tuzahaboneka,
kandi tuzifatanya n'abanyekongo bose aho tuzaba tubarizwa hose. Tuboneyeho kumwifuriza imirimo myiza kandi tumusaba kuzakomeza guharanira icyagarura amahoro n'umutekano mu karere, gutyo amajyambere n'imibereho myiza y'abaturage ikagerwaho, abavanwe mu byabo bakabisubiramo mu mutekano usesuye, impunzi nazo zigataha mu bihugu byazo nta nkomyi. Imana izabimufashemo. Mwese abari baduteze amatwi kuri RTV Ubwiyunge turabashimiye. Ibiganiro byacu twabagejejeho incamake zitandukanye by'amakuru yaranze kino cyumweru, mwabigejejweho na Bwana Yohana Urukundo. Mugumye kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho kuri radio yanyu mukunda, kandi radio y'ijwi rya CNRD Ubwiyunge FRN. Nuko ni mukomeze kugira umugoroba mwiza turi kumwe. Musambi kunyibutsa amasunzu yabeza mu Rwanda, gana mu Rukari aho babarizwa ndazungurutse mbuze n'umwe. Noya yege abari n'urukundo ndi mutabari umuco nyarwanda. Abari n'umutwari ndi mutabari b'Inyarwanda.